Imana mu buzima bwawe nicyo kintu cy'ingenzi cya mbere yuko mbabwira ikintu ijambo ry'Imana. Ndashima Imana yuko yabanye nanjye, nakoze umurimo hano ku bwanjye byari bigoye, ntago navuga ko nari mbishoboye pe, ariko hamwe n'Imana yaramfashije ndayishimiye. Ni muri urwo rwego rero bifuza kugira ngo sabe umuntu wese ciye bugufi rwose, ndagira ngo umuntu wese naba ntaritwayeho neza, please ndakwingiza umbabarire. Ntago nabimenya ngo nakubangamiye gute, ntago nabasha kubimenya, ariko ahari hari aho nigeze nkubangamira nk'urugero rutoya, wenda hari ubwo wenda nakureba ukababara, sibyo? Nabyo birashoboka, nkakureba ukumva birakubangamiye cyangwa birakubabaje, ariko ntago wigeze uza ngo ubimbwire, nabyo byashoboka. Nicyo gituma winginze nciye bugufi rwose, umbabarire cyane, mumbabarire rwose, mumbabarire, kandi ubabarira nawe azababarira. Ikindi kintu rero nshaka kubabwira, ejo bundi hari umwana wanshimishije, twari twicarira kuri discipline, noneho nicaranye n'umwana wo mu wa mbere mu wa kabiri, noneho ngo yari arwaye, ngo yumvaga atameze neza, ngo yumva umutwe uri kumurya. Noneho mugenzi we araza n'amaze ko uri hano urarwaye, aramubwira ngo ndumva nameze neza, ahita amubwira ngo amukoraho, aramubwira ngo mu izina rya Yesu ukiri. Abivuze nyine narabyumvise, numva isheshuru mbese ndishima, ariko sinabimubwira, arigendera. Imbere yuko agenda aramubwira ngo kandi wizere birakoretse, yiga mu wa kabiri, sinzi ukuntu yitwa, yiga mu wa kabiri, umusore w'umuhungu wirabura. Bivuze ngo ibintu byose twize tugomba kubishyira mu bikorwa. Iki ni igihe cyo kugira ngo dushyire ibintu mu bikorwa, ibyo wumvise byose. Uwo nguwo niko yigishijwe hano, yarigishijwe amenya neza yuko afite ububasha bwo kurambika umuntu w'ibiganza akabyatura kandi bikabaho. Kandi uwo mwana nizera ko yakize pe, yarakize bitewe n'ukuntu yabikoze. Wow! Reka tuganire ku ijambo ry'Imana natinze, dusome mu Bakorinto ba mbere ibice 3 umurongo wa 3. Blaise mfasha usome Abakorinto ba mbere 3:3. Abakorinto ba mbere igice cya 3 umurongo wa 3 aravuga ngo, kuko mukiri abakamere, ubwo muri mwe harimo ishyari n'amahane, mbese ntimubaye abakamere koko? Ntimugenza nk'abantu. 4, ubwo umuntu umwe avuga ati njyeweho ndi uwa Pawulo, undi akavuga ati njyewe ndi uwa Apolo, ntibigaragaza ko muri abakamere? Komeza. 5, mbese ye Apolo ni iki kandi Pawulo ni iki? Si abagaragu batumye mwizera nk'uko Imana yabahaye umurimo? Ninjye wateye imbuto, na Apolo nawe arazuhira, ariko Imana niyo yazikujije. Nuko utera ntacyo aba ari cyo, cyangwa uwuhira keretse Imana ikuza. Rekera ngaho, Imana iguhe umugisha. Kugira ngo ndangirize rimwe, reka twongere dusome Ibyakozwe n'Intumwa 18:24. Ibyakozwe n'Intumwa 18 umurongo wa 24 aravuga ngo, hariho umuyuda witwaga Apolo wavukiye muri Alexandria, bukeye agera muri Efeso. Yari umuntu w'intyoza w'umunyabwenge, kandi akaba n'umuhanga mu byanditswe. Uwo yari yarigishijwe inzira y'Umwami Yesu, yageraga umwete mwinshi mu mutima, avuga ibya Yesu kandi abyigisha neza, ariko yari azi umubatizo wa Yohana gusa. Rekera aho ngaho, none urangirize mu Bakorinto ba mbere 12:12. Abakorinto ba mbere 12:12 aravuga ngo, umutwe w'amagambo n'uburyo ingingo zitari zimwe zirema umubiri umwe. Nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Ikintu naje kubabwira nuko twongere, niba navuga ngo twongere tugaruke cyangwa se tubumwe muri Kristo Yesu. Itorero risabwa kugira ngo ribe umwe. Kristo niwe mutwe, natwe turi ingingo ze. Niba Kristo ari umutwe, twaba ingingo ze, twese hano buri wese n'urugingo rwa Kristo. Bivuze ngo turi umwe. Niba mvuze ngo umuntu agizwe n'amaboko,
amaguru n'ibindi bice by'umubiri. Ntabwo igice kimwe kizavuga ngo ni njye uriho njyenyine, ahubwo umubiri wose ufashwa cyangwa se bisaba ko buri rugingo rwose rufasha kugira ngo umubiri ubashe kuba umubiri. Kugira ngo umubiri ukore nuko buri ruce rwose rugomba kugira icyo rukora. Haleluya. Ntabwo imoso ntabwo ikora neza, rero igikenera indyo kugira ngo iyifashe. Niba urimo nko gufura byose bizafatanya. Ntabwo imoso cyangwa indyo izavuga ngo ngomba kubikora njyenyine, ni njye nyine ufite imbaraga. Indyo yonyine ntabwo yabikora, nubwo indyo nayo idafite imbaraga ariko wenda bimeze, nayo izakenera kugira ngo izifashe kugira ngo umurimo wayo ubashe kurangira neza. Pawulo ahangaha yari arimo arandikira abakorino, arababwira ngo bamwe bavuga ko ndi uwa Apolo, bamwe bavuga ko ari aba Apolo, abandi ndi aba Pawulo. Ahangaha muri abakorino wa mbere 12:12 batubwiye uburyo ki Apolo uwo nguwo ngo yari umuntu wari warigishijwe ibya Kristo, azi kwigisha neza. Pawulo nawe yatangiye umurimo igihe abayuda bari bamaze kwanga kumva ibyo bigisha, arababwira ngo njyewe rero mbavuyeho ngiye ku banyamahanga. Nibwo yatangiye umurimo, atangirana no kwigisha abantu, abigisha ibintu bya base, abigisha ibintu by'ingenzi, ababwira ibya Kristo, uburyo yapfuye. Noneho amaze kubigisha ibyo yagiye agenda n'ahandi. Noneho Apolo nawe guwo araza yuririra kuri bya bindi arabigisha. Tugiye kugenda aba 6 n'aba 13 wenda ntago wenda bamwe bazasigara, ntago bazagaruka, ariko ikintu nshaka kubabwira muzasigarana ni ubumwe bw'itorero, ni ubumwe muri Kristo Yesu. Ntuzavuge ngo njyewe kuko meze gutya cyangwa kuko bimeze gutya ndarenze. Nta muntu urenze imbere y'Imana, twese turi abana b'Imana, turi umwe muri Kristo Yesu. Buri umwe wese afite icyo amariye itorero. Haleluya. Ahangaha amaze kutubwira uburyo ki buri umwe wese yagiye ahabwa impano zitandukanye. Hari uwahawe kubwiriza ubutumwa, hari uwahawe kuririmba, hari uwahawe guhugura. Ibyo ni ibintu Peter ejo bundi yarabitubwiye. Bivuze ngo buri umwe wese arakenewe mu itorero, kandi buri umwe wese usabwa kumwumva kugira ngo ube wubakitse rwose mu ijambo ry'Imana. Ntabwo uzakenera ukwigisha gusa ibya Kristo, nabyo birakenewe, ariko uzakenera n'undi uguhugura mu buzima busanzwe, uzakenera n'undi ukugira inama, uzakenera n'undi ugusengera. Abo bose ni abantu bakenewe mu buzima bwawe. Ntuzagire uwusetinga uvuge ngo abandi ni abafeke, abandi ni abafeke, bari bavuga ibintu bimeze gutya na gutya. Ibyo ni byo bintu birimo kugenda byangiza itorero muri no minsi. Buri umwe wese akikuza, buri umwe wese akwikuza, ariko icyo nshaka kubabwira, twese turi umwe muri Kristo Yesu. Yesu yaduhaye ibintu bitandukanye, ngo amaze kuzuka ngo agabira abantu benshi impano, ngo agenda bagabira impano zitandukanye kugira ngo bubake itorero rya Kristo. Haleluya. Musigarane icyo ngicyo, mwumve ko muri umwe. Umuyobozi wanyu mumwubahe, abavugabutumwa mububahe, buri umwe wese ube wumva yuko hari icyo yahamagariwe kugira ngo agire icyo akumarira. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha. Wenda dushobora kuzongera kuganira wenda nka rimwe, ariko icyo kintu ni icy'ingenzi cyane. Niyo mpamvu usanga amatorero amwe namwe habaye abadive, habaye aba restoration, habaye bande. Wambwira se mwene data usengera he? Ngende mu restoration ntahandi ishobora kujya, ngende umuvivante ntahandi ishobora kujya. Ariko mumenye neza yuko Kristo numwe, umwuka numwe, Kristo numwe, Imana yacu nimwe, nta kindi. Muri byose tugomba kubikorera mu bumwe. Imana ibaho umugisha. Murakoze.